Uwitwa Mutesi Scovia rero yongeye guca amarenga anereka abantu ko agiye kwiharira igice kinini cy'itangazamakuru nk'umudamu rwose ugaragaza ko ashoboye muri iki kinyejana turimo hano mu gihugu cy'u Rwanda, agenda ahigika abandi banyamakuru bagenzi be. Mu by'ukuri nk'umuntu w'umugore ni ibintu byo kwishimira cyane nk'umuntu ukomeza kugaragaza ko akunze akazi akora k'itangazamakuru ndetse no kugera ku rwego rwo kuba yaragizwe umuyobozi w'ikigo gishinzwe abanyamakuru bigenga mu gihugu cy'u Rwanda, Rwanda Media Commission. Ubwo The Ben yari ari gutangaza umunsi nyirizina w'igitaramo ko ari iya mbere z'ukwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2025 ku munsi wo kuwa gatatu, Mutesi Scovia nibwo yatangaje ko ikinyamakuru Mama w'u Gasabo bareberaga online ubu ngubu kigiye kujya kibera muri salo nka televiziyo zisanzwe nka TV1 n'izindi zigiye zitandukanye uko muzizi nyine. Mutesi Scovia rero abantu bigaragara ko bamwishimiye bitewe n'ibyo akora n'uburyo akazi kagakora nk'umwuga rwose. Rero kuva yatangaza ibyo ngibyo abantu benshi bagiye babitangaho ibitekerezo bitandukanye, buri wese akajya abivuga uko abyumva, ukuntu Mutesi Scovia yagiye gushinga televiziyo yarahoze ari umunyamakuru ukorera radiyo ndetse akaza kujya kuri YouTube cyangwa se kujya gukorera online nk'uko abantu benshi bakunze kubivuga, gukora itangazamakuru nyine akorera ku mbuga nkoranyambaga. Rero iki kiganiro kikaba cyarabaye ubwo hari uwitwa Alex Muyoboke ndetse na The Ben wari umushyitsi mukuru icyo gihe, ubwo The Ben yari ari gutangaza umunsi nyirizina w'igitaramo ndetse n'uwitwa Mutesi Scovia akaba yari ahari. Uwo munsi akaba ari nabwo uwitwa The Ben yavuze ko asabye imbabazi abantu bose bagizweho ingaruka n'ibyo uwitwa Uwicyeza Pamela umugore we yakoreye muri video, ubwo nyine yerekanaga inda ye ku mugaragaro nk'umugore utwite nyine witegura kwibaruka vuba aha ngaha. Rero abantu benshi bagiye bavuga ko mu by'ukuri umugore utwite aba atagomba kugaragaza inda ye ku karubanda. Rero Uwicyeza Pamela umugore wa The Ben rwose akaba yaragiye muri video y'indirimbo The Ben aherutse gusohora, inda rwose iri hanze cyane ko niyo ndirimbo yari iri kuvuga kuri Pamela, kuko n'undi The Ben yari yarayandikiye Uwicyeza Pamela ashaka kuyimutura nyine nk'umugore we w'ibihe byose akunda mu buzima bwe bwa buri munsi. Uretse kandi ibyo ngibyo byavugiye muri icyo gitaramo byo kuba The Ben yarasabye imbabazi mama we wamubwiye ko ibintu yakoze atari byiza, akamusaba imbabazi nyine akamubwira ko bitazongera ukundi. Mutesi Scovia nanone yagarutse ku banyamakuru bakora itangazamakuru ariko batagira ibyangombwa, ababwira ko ibintu bakora rwose atari byo ndetse bitanishimiwe muri rusange nk'abanyamakuru bakora ibintu by'umwuga. Ababwira ko bagomba kujya kwaka amakarita kugira ngo nyine bakomeze bakore akazi kabo neza kugira ngo batazasebya Mutesi Scovia. Yakomeje kuvuga ko nibaramuka bamubwiye ko wenda bafashe umunyamakuru runaka kubera ko nta byangombwa afite, azamwihakana akavuga ko atamuzi kandi mu by'ukuri wenda yari asanzwe anamuzi. Abashishikariza ko bagomba kujya kwaka ibyangombwa muri RMC cyangwa se Rwanda Media Commission kugira ngo batunge ibyangombwa nyine nk'abanyamakuru b'umwuga. Ku bijyanye n'abanyamakuru b'umwuga rero, Mutesi Scovia ukuntu yakoze itangazamakuru akarikora mu buryo bwa kinyamwuga, nibyo bitumye aka kanya abasha gufungura ikinyamakuru Mama w'u Gasabo kizajya kigaragara nka televiziyo zisanzwe kandi zimeze neza, nk'imwe muzi cyane ya TV1 y'umugabo witwa Kenes. Mutesi Scovia rero na Kenes nibo bantu muri iki gihugu bagenda bashimirwa rwose, bakora ibintu bidasanzwe mu itangazamakuru kuko bafatwa nyine nk'abantu b'icyitegererezo, baba barahereye ku tuntu dutoya aka kanya bakaba bageze ku kintu gikomeye kinini cyane. Kuva Mutesi Scovia yasezera itangazamakuru kuri BNB FM umwezi, nibwo agerageje gukora ikintu gikomeye cyane, kuko abantu benshi bagiye banabikeka bakavuga ati Mutesi Scovia birashoboka ko ashobora kuba agiye gushinga ikinyamakuru cye gikorera cya televiziyo n'undi muri rusange, kuko abantu benshi nyine bagiye nk'ibitekerezo bagiye batanga byaje guhabwa umurongo mu by'ukuri.
kuko Mutesi Scovia nubwo babimukekeraga n'ubundi nawe yari abifite mu nzozi nubwo icyo gihe atabyemeraga. Ndagushimiye cyane rero, niba utarakanda subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Gender Empire, ndagira ngo umfashe ukande subscribe kugira ngo ibashe kuzamuka iyi YouTube channel, tujye tubagezaho amakuru umunsi ku wundi. Njye nitwa Gapizo, kanda subscribe kandi ukande na like, utange igitekerezo cya muri comment, ubundi tuzabonane ubutaha. Ndagushimiye cyane, urakoze.